Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata, akaba ari mu kagari ka Nyamabuye ndetse na Nyamugari. Niho twageze dusanga amazi ari gutunga umuntu ufite ikofi, naho udafite ikofi we nta kivugira afite. Ndetse ni naho twageze tuhasanga abasore bafite imbaraga zo kubyigana aribo bari kubasha kubona amazi. Nk'uko ubibona hano twabifashe amashusho, hari imirongo ibiri, hari umurongo muremure n'umurongo mugufi, aho uyu murongo mugufi ari uw'abantu bafite ikofi nini cyane, naho uyu murongo muremure ni uw'abantu bafite ikofi ntoya cyane. Uko aba baturage batakaga bagaragazaga ko abafite amafaranga aribo bari kubona amazi, naho batayafite ni ukwirirwa ku gasozi gusa bagira ngo babone nayo kunywa. Twagerageje kwegera umuturage umwe muri abo bari baraho wari ufite agahinda cyane, tumubaza nimba hatuye afite robine, arasubiza ati arayifite. Tumubaza nimba amazi aheruka kuza, arasubiza ati meruka kuryama ndota yaje, ariko rwose hashize ukwezi nta mazi tubona. Yahise agaragaza agahinda kenshi yatewe n'umukozi wa wasake, aho ngo hari mu gitondo hashize ukwezi batabona amazi, ngo abona umukozi wa wasake ngo aje kwishyuza amazi yavomye. Ibi yabifashe nk'aje kumushinyagurira kuko yakekaga ko wenda haba hari ikibazo gikomeye cyane wasake yaba arahuye nacyo, ariko wasake ikazabamenyesha inabihanganisha. Ariko agiye kubona abona baje kumwishyuza amazi yaba yaravomye. Yasobanuye ko mbere ubwo amazi yaburaga bajyaga kuvoma hitwaga Nyakariba, ndetse bakambuka iki gishanga muri kubona hano bakajya kuvoma ku Gisozi, ariko nyine uko iki gishanga bagitunganyaga ngira ngo muri kukibona bashyizeho uruzitiro, bivuze ko batagifite ububasha bwo kuba bakambuka bakajya kuvoma ku Gisozi ahari amazi ya makeya. Ndetse hari utundi tugezi twabaga muri iki gishanga cya Nyakariba bagiye bafunga. Ibyo byose biteza ikibazo nyine cyuko amazi yagiye abura mwa kano gace. Ubwo twakoraga iyi nkuru twabajije ati none se amazi muri kuyavana he? Basubije ati amazi ari kuva Nyabugogo ndetse andi ari kuva Kimisagara. Twagerageje kugenda tugera aho bayagurira dusanga hari imirongo ibiri itenze gutya, aho hari umurongo muremure cyane waho ijerekani imwe iri kugurishwa amafaranga 100, ariko hari n'undi murongo mugufiya w'ijerekani imwe iri kugurishwa amafaranga 200. Ndetse aba bose bari kuvoma kuri robine imwe, bari kugaragaza ko ufite amafaranga 200 ari kuza akahita avoma, ubwo ufite igiceri cy'ijana akaguma ku murongo ategereje. Ariko nk'uko ubibona ibyo byose biri guteza imidugararo hano ku mugezi. Iki kibazo rero gikomeye cyo kubura amazi cyatumye abifite bakoresha abasore b'ingufu cyane, aho umusore umwe ari kwishyurwa amafaranga 500 ku ijerekani imwe, ndetse aho ni kuwegereye umugezi, naho kutegereye umugezi we ari kwishyura amafaranga 1000. Ibyo bisobanuye ko umusore w'imbaraga ari kugenda agahabwa akazi ko kuvoma ku ijerekani imwe 500, akagenda akatagura ijerekani ya 200, bigatuma akomeza avoma. None uwatonze ku mafaranga y'100 bigatuma atinda, bikaba byamuviramo kuhirirwa ategereje amafaranga y'100 atari kuyabona. Uko mubibona muri iyi video hari kugaragaramo ababyeyi cyane b'ingufu nkeya, ndetse bahetse abana bategereje amazi. Bigaragara ko aba babyeyi bategereje amazi bahageze mu gitondo cya kare cyane, ariko nyine biragoye kwita babona amazi bitewe n'ubwo buryo amazi ari kugurishwa. Aha ni ku mugezi uherereye hafi ya Nyabugogo, ubwo ni ku cyerekezo. Aba baturage bongeye bagaragaza ko uri kugera hano nabashe kuhihanganira ari gukomeza Kimisagara. Ubwo twakomezaga rero tukagera Kimisagara, naho twasanze amazi ari kugurishwa gutyo, ndetse ho twahageze dusanga ufite 300 we ari kuhita avoma nta no gutegereza. Ni ukuvuga ijerekani imwe hari umurongo w'100, umurongo wa 200 n'uwa 300 uri kuhita uvoma. Aba bari kugurisha aya mazi bisa nkaho bishimye cyane kuko babonye abakiriya benshi, naho aba bari kugura amazi bari gutaka umunaniro ukabije, bagataka umwanda ukabije, ndetse bari kugaragaza ko ikijyanye no koga cyohe batagiheruka. Aba baturage rero batabaza basaba ko nabo batekerezwa bakohererezwa amazi mu ngo, kuko bagaragazaga ko byibura amazi yaburaga ku manwa ariko nijoro akaza, ariko ngo basigaye birirwa bahagaze, bakarara bahagaze bareba ku migezi bategereje byibuze ko havamo igitonyanga kimwe cy'amazi bagaheba. Ukurikije aho twaturutse tubereka robine yaje bitatanga ngurirwa yumye ifite umugesi,
ariko uwo muturage bakarengaho bakaza kumwishyuza. Ibyo byamubabaje cyane kugeza aho twakomeje tukabereka uburyo abaturage bari kuvomamwo amazi, aho ndetse hari n'abari kwishyura abanyonzi bakayabatwarira. Umuturage akajya ku igare afite n'amajerekani abiri y'amazi akishyura 500 umunyonzi. Washyizeho igiciro cy'amazi yaguzwe nabwo uri kubyigana, ndetse ukarara uhagaze utegereje amazi, ukirirwa uhagaze utegereje amazi. Bigaragara ko abaturage rwose bababaye cyane. Ndabashimiye cyane babanye natwe muri iyi video. Ni video yagarukaga ku gahinda k'abaturage bo mu karere ka Gasabo bari gutaka kubura amazi, ndetse banajya kuvoma bagakubitwa bamwe na bamwe bitewe nuko nyine bafite utugufu dukeya. Njye mubagezagaho iyi video nitwa Joro Olivier. Imana ibarinde.